murongo ukenewe. Guhera ku kintu cyawe cya mbere kugera ku cya nyuma niyo ufite ububasha bwo kubitondekanya. Yavuze rero ngo ni njyewe urema. Bakora bumva ntibihura, bumva umutima wahagaze, bumva yatangiye gukonja, bakunja, ntabwo bari bibeshye. Ariko Yesu wenyine afite imbaraga zo kuzura ibya. Aramuhamagara aramubwira ngo muhungu byuka. Biravuga ngo umuhungu arabaduka akanura amaso. Reka nkubwire, imyaka yose byamara bipfuye ibyawe, Yesu afite ububasha bwo kongera kubizura. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Zumutima iteka none ni Yesu maza wenyine, ntarindi zinane ubugingo kuku ubugingo numune bibonekera muri we, nuzuya gahinda n'ubwi mbuzi ibyo niri mazamaso yanjye arahumuka ndakure ba Yesu none ni Yesu, none ni Yesu maza wenyine, ntari kubugingo ubugingo nune bibonekera muri we. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice cya 7, hanyuma dusome umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, dusome igice cya 7, dusome n'umurongo wa 11, tumanuke hepfo. Niba twabonye dusome mu izina rya Yesu. Luka igice cya 7 umurongo wa 11 handitse gutya ngo, bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Niko handitse. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Mwese muvuge ngo amen. Haleluya. Yesaya 46 umurongo wa 3. Reka nsome turagendana dukoresha umwanya wacu. Handitse gutya ngo, nimunyumve. Yesaya 46 umurongo wa 3 aravuga ngo, mwanzu ya Yakobo mwe
namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye, ninjye uzaheka, niko nzaheka, kandi nzajya nkiza. Mwampanya nande twahwana, kandi mwashushanya nande twasa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nshimiye Imana impaye amahirwe yo kuba muri iri teraniro. Hano ni ubwa mbere mpageze. Nshimiye kandi abayobozi banyemereye kugira ngo tubane uyu munsi tuganire. Nko nababwiye ko nitwa Tuyizere Jean. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 5, mfite abahungu 4 n'umukobwa 1. Umwana wacu mutoya yagize amahirwe abona buruse yo kuzajya kwiga muri Kiste, niwe muhererezi wacu. Abandi bararangije kaminuza, azajya muri Kiste muri kaminuza. Abandi bararangije kaminuza, n'abandi barimo barasoza. Hanyuma nshimiye cyane mushumba w'iri torero, bisanzwe ni umuvandimwe wanjye, ni inshuti yanjye, mubona muri byinshi. Hanyuma ambwiye ko nzaza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi. Numvise nshimiye Imana, kandi ndanasenga kugira ngo Imana izashyire ku mutima wanjye icyo dukwiye kuganira. Ijambo ry'Imana ryo riraboneye, riratunganye, ariko nk'uko mubizi, Imana itanga ijambo ryayo mu gihe cyaryo. Ntabwo ko umuntu arambuye Bibiliya ariko ahita abonamo ijambo ry'Imana, ahubwo ku bantu bakandagiye ku ishuri rya teoloji bo barabizi ko hari isomo rivuga ko hari igihe Bibiliya ijya yimana ijambo ikicecekera. Wasoma ahantu hose usomye ugasanga ntibyemera. Sibyo ra? Cyangwa mwe ntimubizi, ariko bariya bo barabizi. Ikarifunga. Wasoma ukabona ngo habayeho ngo umuntu ukava mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, hanyuma buri umukristo muto ukavuga utubwo byanze reka nirire manu. Wafungura muri manu ugasanga handitsemo ngo Yuda ariyahura, ati kwa cinara Yesu, ati mbiswada, ati wabona nanjye bimba. Hanyuma iyo bigenze bityo Bibiliya itari gutanga ijambo rivuga ngo iki? Inama nziza ivuga ko ari ugusenga, kuko ijambo ry'Imana urufunguzo rwaryo ni amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nshimiye Imana, ntabwo ndamara imyaka myinshi ntuye i Kigali. Nababwiye ko ntuye hariya ahantu bita mu Birembo, ni Kinyinya, na paruwasi yanjye barurirwamo. Nshimiye Imana kuba mu iteraniro. Umushumba wanjye Jean Jacques arimo, yambereye umushumba igihe kinini, ni inshuti yanjye. Hanyuma yaranyoboye, nari umushumba, naje mva iburengerazuba ku bahazi, cyahoze ari Cyangugu. Nari umushumba wa paruwasi ya Kamembe, iba mu mujyi, abantu barahazi. Icyo gihe yari umuyobozi wanjye, n'izindi paruwasi zindi nagiye nshobora kunyuramo. Nageze ino rero nta mitasiyo mpawe cyangwa indi mpamvu. Twagize ikibazo, madamu ararwara nkiyoboye, yego, nta baruwa nari nahawe impagarika. Hanyuma arwaye tumuzana kwa muganga, baduha transferi. Tugeze Kibagabaga ko niho twari twatangire tumuvuza, yari yagize indwara yo kubura amaraso cyane. Hanyuma batubwira ko arwaye kanseri yo mu maraso. Yego, mbibonye ko ari ko ibipimo bivuze. Hanyuma nandikira ubuyobozi bwanjye bukuru, mbasaba ko naba mpagaritse inshingano. Bampa ibaruwa yitwa mise en disponibilité, kuba mpagaritse ariko ngakomeza mu nshingano.
hanyuma ubuyobozi bukuru bwandikira ururembo rwa Gihundwe rwandikira urw'umujyi wa hano, baranyakira kugira ngo nshobore gukurikirana inshingano zo kurwaza umugore. Numvise ko abana bacu ari bakuru, bari ku ishuri, kandi nubwo bahaba ntabwo ari bo bafite inshingano yo kumurwaza, ni njyewe nyirabukwe we kumwirwariza. Sibyo? Ni ukuri kose. Hanyuma baduha transfer i Kanombe, kuko numvaga ubwo byagenze gutyo nitegura kujya mu bindi bitaro no kwindwara ishobora gutinda, mbona ntabifatikanya n'inshingano, kuko icyo gihe nari njino kandi ngifite inshingano zo kuyobora Iburengerazuba. Tugeze i Kanombe bafata ibizami, ku babizi bazi ko bitinda, aho biziye biza bivuga ko nta kanseri arwaye. Ndatekereza ko atari uko ishobora kuba itarimo, n'abayibonye bakabona ko irimo, sintekereza ko ibipimo byabo byibeshye, ahubwo igisubizo kiri mu ndamukanya abantu badusujemo mu gitondo. Abana badusuza mu gitondo burya nibyo bari bavuze. Haleluya! Bari bavuze ngo dufite Imana ishobora gukora ibiruta cyane. Haleluya! Yarabikoze uwitwa Ezekiya arwaye kanseri. Soma urabibona. Birava ngo yararwaye ikirashi. Wasoma mu bindi bitabo bikabwira ko ari kanseri yararwaye. Ngo abantu bayoberwa imiti, umwami abura ikimuvura, ariko Imana ibwira umuhanuzi ngo genda usubireyo, ufate umuti urambike ku kirashi cya Ezekiya, hanyuma umubwire ngo numvise ibintu bibiri. Kimwe, wasabye ko nkurengera. Amen. Icya kabiri, n'iyi ndwara urwaye nubwo ari kanseri, ariko ndi Imana ishobora gukora ibyo abantu badatekereza. Nuko byatugendeye mu rugo iwacu. Ntabwo ari byo muri Bibiliya gusa, Yesu Kristo ko yarari kera na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma arakomeza kurwara bisanzwe, bamuvura, ariko dufite uwo munezero. Niyo mpamvu ituma ndi nahangaha. Hari icyo bivugaho? Hari icyo babivugaho? Hanyuma naze gutekereza ko uyu munsi inshuti yanjye cyane, umuvandimwe wanjye, umushumba yashimye ko nza hano kugira ngo mbasuhuze tuganire. Nasenze Imana, ndasenga ndabwira ngo niki abantu basejeye muko ari abantu bakunda ijambo ry'Imana, nzababwira ngo iki? Nzababwire ko wambwiye ngo mbabwire ngo iki? Hanyuma ngaha nasomye niko Imana yambwiye ngo mbabwire mu ijambo ryayo. Twafashe mu mutwe w'ijambo uvuga ngo ni Yesu gusa ukenewe. Seroma mu Gifaransa. Yesu wenyine gusa niwe. Haleluya! Ni Yesu gusa ukenewe. Ntabwo nje kuguteranya n'abantu. Ba Muyomba barakenewe, n'abatante, n'aba anko. Mu Gifaransa no mu Cyongereza niho bivugwa neza. Iyo tuvuze ba masenge tuba twumva ko ari abantu baciriritse. Reka mbivuge mu rurimi nyine abantu b'i Kigali bakunda nyine. Ni ba tante, n'aba anko, n'abandi n'andi mazina. Ariko ni Yesu wenyine gusa uke. Haleluya! Twagiye rero, twagiye. Nukuri kose ni Yesu wenyine. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesu yari ari mu ivugabutumwa, hanyuma ngo aza kugera ahantu ari mu ivugabutumwa, ahasanga umutware ufite umwana urwaye, bamubwira amakuru.
uwo musirikare mukuru yatuma kuri Yesu aramubwira ati mumubwire ko umwana wanjye arwaye kandi arembye. Yesu akomeza ivugabutumwa. Abigishwa ngo baramwegera ngo ariko uriya muntu wamwumva afite impamvu ebyiri zatuma umwumva. Abantu bagira impamvu. Iya mbere, uru rusengero ubona duteraniramo rwitwa isinagogi niwe warutwubakiye. Uwo muntu ntiyari umuntu mwiza kuri kose. Mukurikije ukuntu insengero zagiye zifungwa, abantu bakajya gusengera mu birometero 5, 6, 7 bya kure n'10 ndetse. Umuntu ashaka twubakira urusengero leta yemera ituma tuzajya duterana neza, uwo muntu ntakwiye kugirirwa neza. Ati cya kabiri kandi gikomeye, akunda n'ubwoko bwacu, none mugirire neza. Yesu ati tujyeyo. Baragenda ngo bageze mu nzira bajyayo, uwo musirikare atuma kuri abigishwa abantu be avuga ati mugende mumubwire ntiyirirwa ahinguka ahangaha, iwanjye saho kugerwa. Mfite abantu 2 bakomeye kuri njyewe, mfite abantu nyobora, mfite n'abanyobora. Iyo mbwiye umusirikare ngo ajya, aragenda. Namubwira ngo rudiya wewe garuka, nabwo akagaruka. Ati murumva ndakomeye yego, ariko nanjye abantu bantegeka iyo bambwiye ngo genda ndagenda. Ko nzi ko Yesu mu byo ategeka abamo n'ububasha bukomeye, mwamubwiye agategekera aho ari. Haleluya. Yesu ngo abyumva aravuga ati habe no mu Bisiraheli, uretse n'uyu w'umunyamahanga, ariko no mu Bisiraheli sindabona umuntu ufite kwizera kungana gutya. Ngo hanyuma intumwa wa mugabo yatumye zigezeyo, ngo zisanga umwana yakize. Imana nishimwe. Dufite ushobora gukora ibintu biruta by'abantu batekereza. Hanyuma ngo ari mu iryo vuga butumwa rero, ngo aza kugera ahantu hitwa Inayini ku irembo ryaho. Ngo ahageze ahura n'abantu benshi kandi ngo bihuta, ngo babone amasaha yabo arenganye, ngo bari kubwirana ati uradutinza, turatuma tugerayo bwije tugaruke bwije, tubure uburyo tunywa inzoga z'ibiyagano cyangwa fanta, uradutinza. Ngo barihuta bongera umuvuduko. Ndashaka kuvuga ibintu 4 abantu bakora, hanyuma mvuge n'ibintu 5 Yesu akora dusenge. Icya mbere, abantu bakora nuko abantu baraguherekeza. Iyo habaye ikibazo cyangwa ukene cyangwa ugowe, icyo abantu bakora baraguherekeza, naho ubushobozi bwabo bugarukira ni ukuguherekeza gusa. Cya kabiri, muzi ko no mu bintu byacu by'ubuzima n'abaganga baraha barabizi, n'abandi bantu naho natwe tujya ku kiriyo no mu biriyo bikuru tujya tugira ikintu abantu bakubwira ati ni mu murekarire niho aruhuka. Batirira cyane kandi nimudatumarira muratuma umutwe umurya. Rira warize, rira cyane ni mu Muhammad, ariko munamubwira rire. Iyo umuntu atarize bibi bikamugumamo arushaho gukomeza kuremba, ni mumubwira rire. Nazani kama tuko na ndugu yetu wanajua hiyo lugha, sio hiyo kule ngambo kwetu kitu cha muhimu ni kulia sana, sio zaidi. Nagira ngo mbwire n'abangaba n'inshuti yanjye, ndababwiye ngo iwacu iyo tuvukana na bariya barabizi ko icyangombwa cyane ari ukurira. Baba no muri ya systeme y'Abanyarwanda bajya baseka abandi bakavuga ngo umuntu harira atazi uwapfuye. Upfa gutambukana umurambo muri Kongo, niyo waba ari ihene washyize mu ngobyi uyitambukanye hariho umusaraba, umuntu wese ararira n'imodoka zose zigahagarara. Icyo abantu rero bakora nuko bakubwira ngo rira, rira cyane, rira cyane. Gatatu,
iyo ugize ikibazo gikomeye cyangwa bahuye n'intambara, icya gatatu abantu bagufasha ni ukucyihutisha. Nibyo mwamenye amakuru se wa mukobwa? Abo n'abaririmbyi. Nta makuru mwamenye? Ati ntayo twamenye. Nta makuru ufite wowe. Nta makuru ufite ya wa mudamu, ntayo wamenye. Ni icyo ngicyo abantu bakora, ni ukwihutisha ikibazo gusa, bakakibwirana bagashyiramo umuvuduko, bakagiserera. Byagenze bite? Nuko byagenze. Icyo abantu bashinzwe bakora ni ukwihutana ikibazo cyawe. Wabimenye? Ntuzi wa mwana we umwe yari afite? Uyu mugore twasomye muri Bibiliya yari afite ingorane ikomeye. Bibiliya iravuga ngo yari umupfakazi, sibyo? Ntiyari yaragize amahirwe abandi b'Isirayeli bagiraga. Sinzi uko byagenze, biranivuga ibintu byose, ariko ntiyaragize amahirwe nibura yo gupfaka. Niba yarapfaka yari muto, niba yarashaje, ariko ntiyaragize amahirwe yo gucyurwa no guhungurwa n'umuryango, nibura ngo abyara abandi bana. Bibiliya ivuga ko yari umupfakazi kandi afite umwana umwe, arakarera, akajya akarera, akavuga ati ntacyo, igihe nikigera uzampoza amarira. N'umwana agateza ati ninkura inzu data yubatse ikaba yarashaje. Ni ukuvuga ngo uyu mwana yari ibyiringiro by'uyu mugore, niwe wari byose. Niwe wari byose kuri we, niwe yari ategerejeho ejo hazaza. Niyo mpamvu twaririmbye turavuga ngo mbuze ibyo niringiraga, amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. Iyo ibyiringirwa bitagihari, Yesu aba akihahagaze. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma abantu baza kumureba, umwe akabwira ati nta makuru amenye. Aha, yari akivugisha abantu aho umuhungu warangirije amashuri se? Byagenze bite? Aho ngo yize ubwa agoronome da, ngo ejo undi we ngo hazaba hari umuceri, ngo nta umuntu wari ukimuvugisha. Ikintu abantu bihutana gikomeye cyane ni uko bihutana inkuru zawe, ariko abazihutana ntibaba bazi icyo Imana yakuvuzeho mu gihe kizaza. Aba bantu bose bari bahishwe ibanga rya Kristo, icyo ari bukore nahagera. Turareba ibintu bitanu Yesu akora iyo ageze ahantu habaye ikibazo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Kane, nuko nta muntu n'umwe uba ugufitiye imbabazi. Ntawe. Reka tuvuge ibintu bitanu Yesu akora, hanyuma dusenge. Iki dusorejeho, Bibiliya yatubwiye ngo Yesu amubonye ageze ku irembo ry'Inayini, arebye umuvuduko abantu bafite, arebye ukuntu bari kwirukankana uwo mwana wenyine yari afite, arebye amagambo bari kuvuga, arebye n'ukuntu hameze nk'aho batinze, ari kubakerereza. Ijambo rya mbere twabonye Yesu yakoze, ikintu cya mbere Yesu yakoze, ngo amubonye ngo amugirire imbabazi. Haleluya! Nta muntu wakugirira imbabazi. Ni ukuri kose, turabizi, nawe urabizi. Ndabizi neza, nta muntu wakugirira imbabazi. Icyo yakora ni ukwihutana amakuru y'ibyawe, byaba ibinyoma byaba n'ukuri, ariko nta muntu wakugirira imbabazi. Yesu amubonye abona ko uwo mugore yabuze umuntu umugirira imbabazi, yabuze umuntu wita ku bupfakazi bwe, yabuze umuntu wita kuri iyo mfubyi yonyine yari afite ipfuye, yabuze umuntu wamubwira ngo mpore. Yesu amubonye ngo amugirire imbabazi. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Kabiri, Yesu niwe unyuranye iby'abantu batekereza n'ibyo bavuga. Ngo amubonye mu gihe abandi bamubwira ngo rira cyane, Yesu aramubwira ngo wi.
Haleluya. Igihe abantu bakubwira ngo rira cyane, Yesu arakubwira ngo mpagararanye nawe, humura wirira. Nubwo abantu batakugiriye imbabazi, nubwo abantu batakwitayeho, nubwo abantu batitaye ku marira yawe, ariko nawe sha wiririra imbere yawe. Amategeko y'abarwanyi, abarwanya bari bo bose sisobanuye, abari bo nimbivuga uramenya bari bo. Kirazira kikaziririzwa iyo ufite uburyo bwo kuterekana ahantu waguye, kuterekana umurambo wawe, ugize uburyo ukururuka ukajya kugwa aho umwanzi atareba. Bigutiza imbaraga, kuko umwanzi ashobora gutegereza ngo mbese yapfuye cyangwa aracyari. No mu gihe uzasindagira Imana ikuzuye, akazongera kukubona uriho. Yesu ashimwe. Ariko kirazira kugwa imbere y'umwanzi. Yesu arabizi rero, ahageze abwira uwo mugore ngo mugore, nubwo nakugiriye impuhwe, nubwo nakugiriye imbabazi, nubwo ntawakwita, ariko wirira. Reka kurira, kuko aburira imbere ntabwo bakwitayeho. Yesu niwe wenyine gusa ushobora kubwira umuntu ngo wirira. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Gatatu, iki cya gatatu cyo ndagikunda cyane, ni ukuri kose. Nawe ninkikubwira uragikunda. Niwe wenyine Kristo Yesu. Niwe turi kuvuga. Yesu niwe wenyine ufite imbaraga zo guhagarika umuvuduko w'ibibazo byawe. Haleluya. Si byose? Nta makuru mufite. Hari igihe ibibazo biza bikagira umuvuduko uteye ubwoba. Byaraje bambwiye ko umugore arwaye kanseri, mbwira Yesu nteko kuko n'ukuri kose Yesu urabyemeye koko nongeye kujya kurambagiza ngananya. Ubuse nzabwira umukobwa ngo sheri, ubuse nzamenya koko ko twarambagije mu gihe cyacu dufite uko nzamenya muri systeme y'ubu ngubu warambagiza bavuze ngo iki. Ngaho nawe ndebera imyaka mfite, urebe n'ukuntu ngana. Yesu ni umwami wacu arakarama. Yesu niwe ushobora guhagarika umuvuduko wa cyamunara. Icyo abantu bagufasha barakubwira ati uzayigurisha ngahe, ubundi yashakaga ngahe, ubundi nangahe bashakaga, ayo wishyura ideni nangahe. Umukomisiyoneri akabwira undi, undi akabwira undi, uw'icyagwa akabwira igitarama, bati inzira hehe, bati iri ku Ruyenzi, bati tuhahurire, umuvuduko n'uwo nguwo, bakirukanka cyane. Ariko Yesu wenyine, haleluya, niwe ufite imbaraga zo guhagarika umuvuduko w'ikibazo cyawe. Ngo abagezeho bikoreye ikiriba, bari kwirukanka batanguranwa n'amasaha, ngo baze binywera inzoga cyangwa fanta z'ibiyagano. Yesu arababwira ngo simameni apo, nimuhagarara aho ngaho ngo ahagarike umuvuduko wabo. Mwe Yesu amashyi menshi arakarama. Haleluya. Iyo umuntu yagize ingorane zo gutinda kubyara, uhereye kwa sebukwe aho yashatse, uhereye no kwa sebukwe aho yashatswe, buri wese aba afite impamvu zatumye uwo mugore atinda kubyara. Dore ko bishyirwa ku bagore ukagira ngo abagabo bo ntibananirwa kubyara. Ni ukuri kose. Iwabo ntibabyara, iwabo babyara batinze, iwabo bakuramo inda, sinzi uko byagenze, sinzi ibiki n'ibi, uyagahereza uyu, uyagahereza uyu, uyagahereza uyu. Uwo muvuduko wose ukungana, Yesu ajya awuhagarikira ku isanduku ishiro. Uwo muvuduko iyo wabayeho, temperatire ikazamuka, n'umutambyi ashobora kukurambirwa. Eli yabwiye Hana aramubwira ngo uzagezaho isindwe ryawe, wajya unywa nkeya. Mu gihe waje gusenga, gereka isindwe. Bambwiye ko ujya usinda, wowe urananiwe, uracotse mu mutwe. Kuri kose nuko abantu bajya bavuga.
hinuka abantu bajya bavuga. Hana aramubwira ngo ni ukuri kw'Imana ndi umugore w'umutima. Sifa kwa Mungu. Bwana sifiwe sana. Bwana tukuzwe. Bwana inuliwe. Apewe sifa. Haleluya. Aramubwira ngo sinasinze, mbwiye umwami wanjye. Hari amakuru mbwiye Yesu, hari amakuru mbwiye Imana. Yari umugore uzi gusenga neza utandukanye namo. Ubu ngubu waje ngo wamanindi kavamo. Ngo subura urasenze. Ngo abantu bakabona ko nshobora gusa nushaka gusame n'impanga. Yesu yahagaritse umuvuduko neza. Aho hagarikira icyarimwe. Ni ukuri kose. Aravuga ati umwana kandi w'umuhungu. Uzi ngo amakuru yari mujye musenga ariko mwamenye n'icyo amakuru akeneye y'ijuru. Ngo yari yamenye amakuru ko bene Eli babaye ibigoryi biyononye. Ngo amenye yuko Imana nayo iri mu masengesho. Iri hehe? Ziko mujya mukina mwebwe. Nugasengane n'umuntu mudahuje ibyifuzo. Ntabwo Hana yari gusengana na Elukana kandi Elukana afite abana kwa Penina. Ntabwo mbatandukanije ngo mvuge ngo mubure gusengana n'abantu mwanasengana agasubiza icyifuzo cyawe, ariko ngende kuvuga ijambo ry'Imana. Ntimundakarire rero muri inshuti zanjye. Hana ni yari gusengana na Penina kubera ko yahoraga mutoteza, niko Bibiliya ivuga. Hana ngo amenye umuntu ufite icyifuzo bakwiye gusengana. Ngo amurebye ngo amenya ko ari umugabo witwa Uwiteka. Ngo Imana yari ifite icyifuzo giteye ubwoba kingana n'icyahana, byombi ushyize mu gaseke kamwe byangana. Hana yari afite icyifuzo cyo kutagira umwana. Imana yari ifite icyifuzo cyo kutagira umukozi. Bene Eli bari barabaye ibigoryi. Eli ashaje, yibaza Imana, yibaza uzasigara ku butambyi, iramubura, ijya mu masengesho. Ayinurebe baba. Zamurira Imana icyubahiro umukobwa wacu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mutere haleluya. Hana ngo aravuga ati n'umwana ntuzamu umukobwa, kuko nta mukobwa w'umutambyi mu ngoma y'Abisirayeli. Uzamu umwana w'umuhungu udafite inenge, udapfuye ijisho, udacumbagira. Numumpa ntazamvomera amazi, ntazampingira umurima, ntazagira ikintu ankorera. Nzamuguha nawe wamenye kuri mu masengesho. Asifiwe baba. Bibiliya iravuga ngo Imana irabyumva. Imana ihumuza amasengesho, na Hana arayahumuza. Baritahira. Bageze kwa Elukana, Imana isura urugo rwa. Bibiliya iravuga ngo muri iryo joro batashye. Niyo yonyine gusa ishobora guhagarika umuvuduko w'ikibazo cyawe. Yawuhagarika? Yabishobora? Urabyemeza? Mupe utukufu baba majesha ari hayi. Ikintu cya kane, Bibiliya yatubwiye ngo Yesu wenyine gusa niwe ushobora kuzura ibyapfuye. Aba bantu bari bagiye gushyingura uyu mwana, bari bamukozeho bamenya ko yapfuye. Bakora bumva agatsi ntikagitera, bakora bumva ntibihura, bumva umutima wahagaze, bumva yatangiye gukonja, bakunja. Ntabwo bari bibeshye, ariko Yesu wenyine afite imbaraga zo kuzura ibya. Aramuhamagara aramubwira ngo muhungu byuka. Biravuga ngo umuhungu arabaduka, akanura amaso. Reka nkubwire, imyaka yose byamara bipfuye ibyawe, Yesu afite ububasha bwo kongera kubizura. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana ishimwe n'ukuri kose. Icya gatanu,
iyo Yesu abizuye abisubiza nyirabyo. Agira gute? Ufite ibiganza byo kwakira ibintu byawe byari byarapfuye. Ntabwo ari ngewe wabizanye, Yesu yabizanye mu ijambo rye. Uriteguye kongera kwakira ibyawe byapfuye? Uyu mugabo uramwemera ko yakongera akabizura? Yakongera akazura amasezerano yawe? Yakongera agatera umubiri wawe kuba muzima? Indwara urwaye yose Yesu yayikiza? Yakongera kuguhamagara mu izina? Yakubwira ngo va mwiyongobye abantu bagushyizemo? Yashobora kugusubiza umubyeyi wawe ngo yaramufashe akaboko ngo abwira umugore atakira umwana wawe. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Haleluya! Ngo aramumusubiza. Sindamenya amakuru, nzayabaza umushumba wanjye uri hariya wantumiye, tuzaganira twembi. Ni inshuti yanjye, ntabwo azabimpisha. Azambwira ukuntu aba bantu babonye uyu mugore agarukanye umwana ari muzima, ukuntu bifashe, uzabimbwira. Kuri kw'Imana. Abantu basigaye basuka imitobe mu ducuma, abantu basigaye biteguye, abasigaye batetse icyayi, abasigaye batira amatasi, babyifashemo bate? Babonye Yesu akoze igitangaza, uyu mugore w'umupfakazi akagarukana n'umwana we. Aba bantu bazifata bate babonye Imana yazuye ibyawe? Bazifata bate? Aba bantu bazabigenza bate babonye ibyari byarapfuye bimaze iminsi mu ngobyi, Imana yongeye kubigusubiza ari bizima? Abantu bazifata bate? Umva imbaraga z'Imana rero ibizura ukuntu yitwa. Twasomye muri Yesaya, haratubwira ngo ni njye. Umenya tukiga kera, umenya ariko byitwaga, ngiye kubivuga umushumba wanjye hari Jacques, umenya ari ngenga ya mbere y'ubuki, je suis. Ni nka ngenga ya mbere y'ubuki? Yego, umenya ariko byitwaga. Abize muri iyi minsi ntimundenganye, twe nuko twari tubizi. Yavuze ngo ni njye. Ninde ubivuga? Uwiteka. Ni njye. Ntabwo akorera muri koperative. Uriya mu mama yampakaniye, ni ukuri kose. Imana iguha umugisha. Haleluya. Ntabwo akorera mu kimina. Yavuze ngo ni njye urema. Ugira gute? Umwanditsi yaravuze ngo niwe wenyine ushobora gufata amagufa akayateraniriza mu nda y'umuntu utwite, kandi buri gufa ryose rikajya haryo. Ubu si iyo ubyara umwana ugasanga akaboko kari mu bitugu, Imana bari kuyigira gute? Kandi ko bishoboka. Wayituka kuri nyina se? Wayigenza ute se? Ubu si ubyaye umwana ugasanga afite intoki 14 guhera hano kugera hano ari intoki gusa, Imana wayigira gute? Niyo yonyine ishobora kubitondekanya bikajya ku murongo ukenewe. Guhera ku kintu cyawe cya mbere kugera ku cya nyuma, niyo ifite ububasha bwo kubitondekanya. Yavuze rero ngo ni njye. Ni njyewe urema. Hanyuma wamara kuvuka nkaguterura. Mama wawe n'abandi bajya kugukingiza kugira ngo utagira icyuho, ariko Imana ntabwo ijya gukingiza. Iguterura n'urukingo rwayo birahagije. Ifite urukingo ruhagije n'ukuri kose. Bwana sifiwe sana. Iravuga ngo ninjye wabateruye mukivuka, ndabarera, kandi amakuru mashyashya nuko nzabikomeza. Zagira gute? Nzakomeza mbaterure. Ndetse sino kubaterura gusa, iyo muri mu biganza hari n'igihe mbimura nkabashyira mu mugongo nkabaheka, ubundi mukumva agashyuhe ka data wa twese ko mu mugongo wa papa. Yego? Ibyo bahekesha simbizi, niba ari isume, niba ari igishora, niba ari igiki simbizi, Kigali ho ni mu majyambere. Uko baheka kose data barusha guheka neza.
ninjye wabahetse mukivuka, ndakomeza kandi ndaheka, nzakomeza mpeke ngo kugeza ubwo imvi zanyu rizarinda ziba nyigize gute. Nimumushimire yo kabyara arakarama we. Himbaza izina rya Yesu, haleluya. Himbaza izina rya Yesu, himbaza, haleluya. Himbaza, haleluya. Himbaza izina rya Yesu. Nta rindi zina rimeze nkaryo. Ni ukuri kw'Imana, urebye ukuntu iwacu batari batwitayeho, urebye ukuntu ba marume ba muyomba badutereranye kugira ngo tutagira icyo tubasaba, urebye ukuntu ba masenge bari baraciye agasitari ngo ntituzahinguke mu ngo zabo, urebye ukuntu abaturanyi bakingaga kugira ngo tutagira aho tugera, data arakomeza araduheka. Imana ishimwe. Iyo mvuze ibyo ntabwo mba ndi gutekereza ibyo mu mubiri we nk'ibyo uvuga, mba ndimo ntekereza imyanzuro Satani yari yaradufatiye kuva tugera mu nzu y'Imana, akavuga ngo ntituzakura, nidukura ntituzashaka, nidushaka ntituzabyara, nitubyara ntituzabona amazu, abana bacu ntibazabona ibibatunga, ntibazarenza garidiyene cyangwa primaire kubera ko ari byo leta yishyura. Data arabihagarika anyuzamwo agasitari, aravuga ngo nzakomeza mbaheke. Amina, haleluya. Dufite Imana inyuranye amaboko, Imana inyuranye ibiganza. Birashoboka we ko hano waba ufite izina rizwi mu mujyi wa Kigali, ariko twebwe suko. Ba data benshi hano ntibazwi, bamwe banakoraga akazi koroheje, none Imana ikwicaje aho hantu. Ariko yabwiye Yosuwa iramubwira ngo nimugerayo mukicara bikemera, mukorora bikemera, ntihagira uzikomanga mu gatuza ngo avuge ngo amaboko yanjye n'imbaraga zanjye nizo zimpesheje ibi, ngo ahubwo mujye muvuga ngo ni izina ry'Uwiteka. Tugiye gusenga, mwubike imitwe yanyu dusenge.